yakamwana ibyo yivugiyeho ibyo yaturiyeho bizamugirirweho. Imana z'Imana ikunda abantu ikunda Yaka nubwo afite agatwe gatoya uzamufasha umuha umugore umwubaha. Yaka nabi rutunga umugore ukwezi ntibizongera kukubaho. Zashaka umugore udakuye hehe Sodoma. Umeze nk'ayamba bita umucucu. Ayiwe Yaka we cyakoze ava nkubwira yicara niyo ya mbere do hasi nyama n'amajaza umva utankorera nyama turashaka kubona iyo nda yawe ariko oya ntago uyu munsi njya namba ari akarete shaka numva uyu muri turyoshye butundara harimo n'inyama abantu bari baryo special iri mu nyama bibambere narayibonye. umureti mwabagabo ubure bana ukuntu bashimira mwirira ugiye ubaka ari bambere bakuha nujya niba gukubita ibikiro abakubita ibishyimbo n'amandazi urapfuye nyama ayiwe rero tukaba twibera ahantu bita Great Hotel ina Nyamabondo yica n'abayita Wisdom niyo channel kabisa ayibana twa special irimo inyama kabisa ariko yakamwana ngushima aho ugeze oya bamwita bashimira mwirira ngushima aho ugeze kabisa yakazakira mbwe numva nicyo umuntu utaguhereye inda nta kintu yazakumarira umuntu kugukunda nuko yakugaburiye se cyane aso umuntu guhata inzo ibyo bintu urabyemera Yaka ndagukubiteka yashaka ari oya cyane uromutinganye se ane mukuru umugore wanjye wowe Yaka ko birakariye oya Yaka ndarenguhaye oya reka gutabika uri beriba ndabaza igihe namika njye birananga n'abatinganyi mu buzima ariko nako ndumutinganye ntuzongere yeze ndi umutinganye urajya kukunda mikuru umugore wanjye se Yaka arajya kugutabika kwe uri umukobwa suri Yaka yarajya kugutabika ariko yesi ndi umutinganye iyi niyo cana ya mbere mpaye special irimo inyama bakaretse se kameze gute yabara karyoshye butura iyi ngiyi bayita Great Hotel i Remera ngiye kuvuga ijambo rimwe nubuka ko cyo nikurikirwa n'abantu benshi baje ubwenge ngiye kuvuga ngo ikifora nibyo ryo kuvuga ngiye kuvuga ngo iryoshye butura jabuhoro wa kigabo iryoshye uyu muri turyoshye butuba uziko umukobwa wese umutera isoni uziko umukobwa wese umutera isoni umukobwa se usasa mu byumba urumva akiri umukobwa usasira abagabo ese gusasa n'icyaha none ubwo yashashe ntahita amukurura amujyana he ngo yinoze ndakura Yaka mwana bimeze bitese ibintu n'amahoro turashima Imana umwaka tugiye kurangiza amahoro ariko nari nkuguyemo kabisa babwira n'impamvu cyari kikwije Imana yandinze kabisa Ewa na Nyamabondo yabyutsa gutaranga ku macana yuko ngo ngindangamirwa gukubisa ari kwije oya mwihorera avuge none se ko atunzwe n'ibigambo nuko batreka no kuvanga n'amagambo nubundi utunzwe n'amagambo niba ikintu cyabayeho nagayihakanire niba gutimbuye ihakanireze ngo nteze rubanda zana niba gukuza niba ari wakwije ko no guri inshuti yaje ngo nagora yimunzu uje kurasa ako Nyamabondo aragukunda oya ndamukura nubwo ari ikibwa Nyamabondo aragukunda Yaka tuzongera kunyinira yakaze nuko nyikurusha nzovu reka ariko nawe urebwe ntabwo ejo bundi narafite 500 abifite kuri telefone none mubwiye ngo reka murebere arambwira ngo tuyatwara none do bayatwariye ubuntu bayatwariye ubuntu 500 zose bazitwaye ijoro rimwe yanarengaga nyine bazitwaye ijoro rimwe yanarengaga arabese bagutwaya ngahe 500 arayambona bagutwaya ngahe kwari uko muteza umuntu abantu mugatuma n'abadiaspora bataremera umuntu ngiye ugeze mbona ni 500 nibubika nakuye kuri simukadi none se password ya Yakamwana urayizi
cyari kiri kumbwira ngo ni ikibwire cyahuze rero n'umubare w'ibanga impamvu bawusiye umubare w'ibanga ni uw'ibanga nyine cyendaga kukuyo yaka ni nk'abantu batera niko yaka hari ikintu akwishe none se warawumubwiye wabwira umuntu umubare w'ibanga sinzanye no gukinisha kuvuga umubare wanjye w'ibanga ejo bundi hari umukobwa wanyibye simukadi hanyuma simukadi bitewe n'iki hari amafaranga nta nubwo hari amafaranga menshi hari 5,500 none kubera ko nzi ko ahantu haba abajura nagiye nkuramo agatelefone ndagasiga nkuramo simukadi ndayigendana none sinzi ahantu nageze ku ndangamirwa ihita inkuramo ipantaro ngira ngo ni urukundo mfitiye ngo simukadi kari mu mufuka nanjye ndasinzira neza ngo mbonye umuntu simukadi ahita yihubuzamo kubera yari azi pini yawe ahita agenda yahubuzaho agarura simukadi nasinze niko yaka nkubona ringiye yakubwiye nkubona ringiye wariye utariye ku kareta wariye urumva buriya mbwire n'abandi bantu umubare w'ibanga ni uwawe wenyine n'umugore wawe wishakiye ntuzamubwire pini yawe ko afitiye nawe ufitiye yawe kugiye gushaka wibanga ni uwibanga nyine niyo mpamvu witwa ako yakanyama bonda gufata ngira nk'umuntu udafite ubwenge cyangwa randutse ubwenge avuye mageragere barakubwira ngo utazi ubwenge ashima ubwe uravuze ngo ni ubunini gusa bwigende cyane rwose nta bwenge uravuga ngo nyuma yo kurya nta kindi kintu abatekereza cyakora mu nda wenda naho mu mutwe nta kirimo uravuze ngo mu nda niho ubwenge bwibereye niho ubwenge bwibereye aba babita banga ufite ariko yakasore bako yari inyeshyamba akaba yarageze mu mujyi burajya karacyari inyeshyamba akaraba imvura yaguye none se nyamo we yakamwana umufata gute yaka superstar ni superstar ako yakamwana n'umustar ni brand kabisa ni brand yigendera mu mutwe ni wa superstar udafite mu mutwe yakamwana ubona ari umuntu washyira muri business ukamupangira budget kabari sawa neza cyase no kuvuga ngo ubwo yakamwana umushyijanye nk'umucumbi ahantu hataba indangamiro mwabana nabye oya byero kagimo ariko afunze byero kagimo hari ka none akajya sohoka yinjira mu modoka rumujyana ujya kumutembereza mabondo we ni content uyu nguyu ngiye mfite channel yanjye mabondo najya mukoresha content zigiye zitandukanye kuko mabondo niyindaye niyitaye ye ntabwo amubura content umukoresha amaze kweretse no kugeza nyine bayibonye muri nuza ya mbere iri yanda ya nuza ya nyamabondo ubona ari content yavamo ibintu byinshi uyu nguyu ushobora kumwambika ijipo ukamwambika isuti nazugiye kugira ndimbati amabere arayafite ndimbati n'ubyambara ukamukubita igitambaro ukamukoresha content nyabugogo ako nyamabondo mu biganiro bitatu uzamumuzanira isuti wa mugana ari amabere oya napfa uzabaza yambara isuti yasagende fisi amabere yarenze fisi n'ambara isuti ntabwo nakwambara isuti mbese twamukoresheje content nyabugogo yigize umugore niba nubona ari umugore nyafite amabere hari n'abagore arusha amabere abantu bari basi umuntu ni umugore ni umugabo ni ubona ari umugore kabisa ariko hari umuntu wa mugani uba ari umugabo wamureba ukabona ko kara pretendinga kuba n'umugore niki gifite amabere ni ubungubu nyamabondo umukubise isuti byose n'ikanzu ariko yavamo umugore mubi we wirabura cyane umugore sinagutera ariko njye ntabwo najya umugabo wanjye inyuma wanze nuravuga najya ngusura oya ahubwo umugore mubi nkawe ntawagutereta niyo mpamvu burya nushaka n'umugore udashaka umugore mubi ufite umugore ntawe umutereta ariko abana ntabwo biga iyo ufite umugore mubi ntabwo abana biga kuko nta muntu umuha amafaranga uravuze ngo umugore wawe niwe utuma abana bawe biga iyo umugore ari mwiza niyo ugize impano ugapfa cyangwa bakagufunga abana bariga ariko iyo uri mubi usa nkanjye ntabwo abana biga ari umugabo waguha bitaro cyangwa 10 ase ibyo bintu uvuga nibyo nyamo uba ufite umugore mwiza utari kuho kuko iyo ufite umugore mwiza iyo umuciyeho ukamusuhuza iyo umwatsi nimero umusigira 10 ubwo n'abana babyungukiye uzi ubwo ari umuntu wansuhuza ndi umukobwa ndimo natambuka uri umukobwa umwe nta wagusuhuza reba na nzovu utareba wapfuye amazi arimo kuvuga atanyemera nako harya bakwita n'ijambo n'amazina yawe nyakuri yitwa Gasore Pacifique yakamwana official Gasore Pacifique niyo mazina nyakuri se siyo mazina ari mu irangamuntu ya ga
ibyo ni ibyago urya nushaka basti ase yeka mwana k'ibijya atabishobora ubundi abaho gute aba aratoragura ni nk'inkoko bose mukani yandiriye ku bugari agakurusha kujya nyamabo kandi uwo muri tugiye kuwuzinga ugiye kuwuzinga isini uyihanaga ubwo ndawujyana kuri gisiraje urajyana kwa Manibusi urawukubita teka Manibu niyo cana ikize mu Rwanda niyo cano imeze neza ikize kuko nuye buryo n'uwo muryango njye nyita one family kandi ubu nugera kwa Nyabitanga naho uzavuga ibindi Nyabitanga njyana mu mazi gisigari cyagushimira muri runa abakigaburiye cyane za ibishyimbo sinzabyemera ibajya babihayaga ibishyimbo by'inkarago bamukubise akajya bakora mu ijoro ukajya ngo ubunyobwa ariko se wa mukaritasi we urina kuvuga ngo ibishyimbo by'inkarago umageragere uvuye waryagiye naryaga gutya buri mu gitondo araba oya wapi nabwo nizo nzirya wajyaga iki nazo nari kuzirya kandi naho narashimishaga ababose naryaga special wabashimishaga mu buhe buryo narabaganiriza ngo yaratunzwe n'amagambo yagendaga akabari inkuru bakama abatanze amagambo bakamuha ku biryo ariya yakorera agenda nk'inkuru imageragere nazo bakoresha icyo imageragere kubukorera indi nta kintu cyakora hari nese nyamabo nubundi niba warajyaga neza nazo ko wafunzwe yakubwiye ko yibye kwa padiri warega byakari igisambo agajya yiba ubwa birafungiye urumogi ubwa kare bamufunga yibye kwa padiri Amarido njyewe urumva njye nigeze gufunga umwaka ariko njye oya ubwa mbere nywera urumogi bamufunga umwaka njyewe ubwo nafunzwe ntabwo ari nkaho ko njye nakoze umwaka nkati imyaka 3 none se nta kuri liberation conditionnelle ariko njyewe nafunzwe bakigemura ibiryo bibisi bajya kubona ukabona umuntu bamugemuriye nka kilo 100 y'ibirayi undi bakamuzanira kilo 100 y'ibijumba mu miyove babwira no mu miyove bakamuzanira amashu mufuka yakubwe warangizaga umwaka muri gereza ntumenye n'ukuntu urangiye hari ameze nko mu nkambi urumva twaritekeraga mo imbere buri wese iki cyakugoye wowe uri muri gereza bizangoye kujya warajyaga kugenda k'umugore wanjye umaze kubyumva yuko yagiye nibi byanje nyine aje kubimbwira yaraje aragusura arabikwibwira arahambwira ati nasanze ibi bintu nazabyirengera uri muri gereza bagukubise imyaka ingahe bari bangubise 7 years imyaka 7 ya 7 years ariko kongereza wavuye yes tell me English 7 yazogira wagira ngo mvira y'ubusa yavuye mageragera kongereza amaze kukamenya nako nakandi kibihano ngo 7 years yavuze ngo amahoro ngo bari muri freedom ndimo ndareba abakobwa n'abahengamye reba nkuriya ariko narabajya ngo umusirikare reba igisura uriya mwana ntaseka neza se nka Nyabitanga Nyabitanga niwe wa mbere mu Rwanda useka neza niwe wa mbere Nyabitanga uramukunda Nyabitanga nuko mwibiryo hari ikindi none se nuko amibiryo Nyabitanga ntabwo ari mwiza Nyabitanga ntabwo ari mwiza ni mwiza ariko umuntu wese agwaje ubundi kuki atari we mwajyanye mu mazi ukajyanamo na Mukarujana oya nuko twatumusanzemo hano kumwe twanakoranye wari umusanze mu mazi kuko twatumusanzemo bakamwana nyigishe koga ugakorera haranya uriya mugore nyine akorera hari koga nk'igikeri koko akubitagamo gutya bazazi ko no bano bari bazi ko ndi nka mugenzi wabo ejo yaremeye reka abonye ntwaye imodoka yaravuze yanereye isaravati si gutwara imodoka se kiratwara reka kandi ngo yari amaze imyaka 8 atayeru amaguru agerayo arakombo n'amaguru yari magufi cyane na Nzova agerayo ureba ameze afite ubu ngubu ugera ku mapedari pe Nzova yicaye kuri moto ubugira ngo arahagaze reka urabona zino moto zaje zino z'amashanyarazi z'imiriro Nzova yicaye kuri la moto kubera ko ari ndende kugira ngo arahagaze ejo yarantekereje kandi na moto iri hasi cyane uko oya ejo yanciyeho sinamubona noneho umushoferi aramaze turiya mwana se ndebye mbona ni Nzova ushatse kuvuga ko Nzova iyo bamuhetse adashobora kugaragara nk'umuntu mukuru uri kuri moto niyo yicaye ku ntebe nyi amaguru nakora hasi aba ari hejuru ndetse urabona Nyamabondo we indi idakora ku ntebe yicayeho we nawe ndabona ko ndi umusore cyangwa ushyiremo enda nawe yakubanye icyorezo imifupa ye irakora neza nicyo nkundira aba bagabo bigira imfura gupfura buba mu nda yabinsunikije arabimaranye
reka kuryoshya arimo ararya niko abagabo bigira imfura iyi bupfura mu muntu neza umuntu kubeshya ariko yakarya bikeya arya bike ndashaka turiza yaka ntabwo ajya abasha kugereka ibintu byinshi ndashaka turiza ngiye kurya kwanyu nshobora kurya buri kanya nawe uvuga ngo ngewe ndamara igisiniya nkabonye ari rwose aho ngewe niyo mfite ibiryo ndanabyisegura yakabona baguhaye nyamabono ngo umutunge ukwezi wamutunga kumutunga oya iki ahubwo bibaye nka ngombwa ngo mutizinde yanjye ukwezi ngayisubiza nkuko nayimuhaye ntabwo yayingarurira shayo dayo yaba yarahotswe ariko agiye kwa mushi yayigarura iyo nda yajya ajyana kwa mushi iyo nda yawe sinayifuza iyi nagiye kukikukwa kakunda ibiryo arisha inkoko isamaki iyo turi kwa mushi ako yaka ni cye kijyu kumva kabisa ukakiguri ufite apeti ukavuga uti ndakige nyuma rero ngewe nkunda ibirayi bitogosheje cyane firiti akavange ibirayi uko byaba bitetse kose nubwo byaba bitetse amagare ngewe ibirayi ndabikunda cyane ariko ubutangiye nzabigura gutekera akavange uzi guteka se ikigabo nicyo kizi guteka reka reka buri imyaka amazina ageragera imyaka irindwi wagira ngo yari ari kwiga guteka nabyo narabyiza aho gitotorori nase yabyigiye muri mageragere nyamabo guteka wabyigiye mageragere oya nsanzwe mbizi iyo ukunda ibiryo ubuze no kubishaka ubuzi no kubihiga kabisa kamukatire shashami ako wantamikeye aka kantu kamwe gatoya oya ntakanamike yose ni umugore wabonye umureti kuri Wisdom TV niyo cana ya mbere wabonye umureti sha urimo n'amagi ubu ntabwo uzongera kurya bya bishyimbo by'inkarago sinshobora turaducana biriya bishyimbo ndabiyamye nagiye muduha umureti ujye waguha umureti urimo inyama ayiwe iyi ni giriti kuducana twanywe niba ari 5 guys muzana ibishyimbo by'inkarago tonike ngewe umuzanire tonike nzanira tonike itonde se itangira kubibara nibura indi hokwe ubone kuri bujya yego myo nirire dore inyama nizi dore inyama ngizi genda ry'inyama kari we muguri hano imbwa niyo imbwa kandi niba ndi imbwa nawe uri ingurube meze nk'ayambi babita umushusho noneho nta nubwo uri n'ingurube y'inzu sisita watuzaniye kuko rwanda gutereka amazi arimo arakureba arimo aratereka amazi ntabwo uzi ko buriya ntiwanyuzwe n'iriya ndaroye ni nk'igisabo rwose iyi ahantu hari igisabo kuko umukobwa afite amaso meza ikintu uriya mukobwa arusha abandi bakuru tuno tuntu bita foseti turatugira nanjye nadufite dore ngutu urabona asa na wa mugore wa ntuza wa nzovu w'umukonyine ndarwa muzi ndamubona nanjye umuntu arimo gusa ndamwumva gusa mumva ngo ni mama Sandrine sikora Sandrine ngafite umugore ahubwo umukobwa wa nzovu namubonye ngafite umugore mwiza w'umukonyine nawe nzanire mwana ngafite umugore mwiza w'umukonyine ariko uriya mukobwa nafunzemo wafunzemo naruzuye kabisa uriya ni umugore w'abandi wa muntu wande uriya ni umudamu w'abandi aramaze afite umugabo noze iyo aza kuba afite umugabo umwe ntabwo ari kuba ari hano rero zo gushaka amafaranga ni ukuvuga ngo aka ni akazi arimo yirirwa asasa ese ukora muri aparitema wese abasasa abasasa hari n'abiyakirira none se uko yaje kukwakira arimo kugusasira nose ni impaga ni impaga uzi ko urataha iwawe ubu ni ukuvuga ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu agizwe n'iki 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 iki cyo hasi ni iki sinyizi muri Afurika ko ariko wagira ngo nta kintu kibera iwawe ntabwo mpamurwanya ngo nambare ipantaro ugize amahirwe yazanye ipantaro hari igihe tuba ducungana nacyo kuri kamera kuri esitaraje kugira ngo batadukubita kopira cyasohotse cyabyimbye ati none uyu muntu namani baba henda avuga ati wambabariye koko ati wambabariye nambona nambaye ipantaro ari bwishime wagira ngo wambabariye ntubikamere wagira ngo ni urukwavu rwakuriye mu kiraha araza kudutwara ariko uyu mureti ni mu mumaro ka orange nako uyu mureti orange none se wowe unywa ukanywa orange ukanywa ibiki byose urava mfite indimeze nka ruhurura ihurura byose ibonye kuvuga ngo ikintu cyose gitetse nta ndwara gitera uriya mukobwa wari afite umugabo
uyu mukobwa afite umugabo ariko no musira ati None urimo uravuga. ibyo se bivuze iki ibyo ntabwo babikuramo se ari ibyo no kumanura ikariso wakomeye iki bera ntabwo nyambyemera ngewe bera se ngiye sinajya kukigura nka cyambika umuntu igikize kiriya yambaye Impeta. bira ni ibyumweru bibaho impeta iyi mpeta yo ni isezerano ni uguhamya isezerano ry'umuntu afitanye n'undi niba vanga arahaza kandi impeta arimo arimunya kandi impeta agatikura ni ubwizerane ariko ngewe ibyo wa mugani wa nyamabondo byo kuvuga ngo umuntu afite umugabo ngo yarasezeranye nibo basigaye bakora amabi hanze hano noneho hakaba ari na hano noneho muri aparitema hari n'amaroji uzi abagore duhurira mu maroji kandi aya maroji yo mu makaritiye yacibiye enjoy your food sha cyongereza enjoy your food Nyamabondo azi icyongereza urumva atakurushije ariko yaka mwana ziringara cyane iyo yakareka no mukogomana azi n'igifaransa gikeya yaka ari iringara n'icyongereza ariko ikintu cyabaje ni kimwe kubona yakabatara mujyanye muri Amerika muri Amerika se yaka mwana ntago azajya nawe mu mutera umwaka urimo oya ntabwo ndimo umwaka yawutewe na mama we twambugira umukecuru yamuteye umwaka gute se mbwira Arabizi yamuteye nawe. umwaka gute arabizi dore nyama amanjura muzi yamuteye umwaka gute iyo atamubyara se niko yaka mwana ngo mama wawe niwe waguteye umwaka ubu nta n'umwaka ubaho udashaka umwaka yaka ubaho mwana na Nyamabondo niko Nyamabo karamel yaka mwana ngo umwaka yawukuye kuri nyina umuntu wese umwaka awuterwa na mama we wowe dore ni nyama do dore nyama ariko Nyamabondo aragukunda nubwo ari imbwa reka ndamwemera urabona kuntu ariko ntabwo inkohenese sha nabonye inkohenese sha ubu ntabwo kiri imbwa anywa henesi mweme ni kumwe ndi kumwe n'uwo bita Gatsiriskizi iyi narakubonye kabisa ndavuga ati ntabwo inkohenese Gatsirikude chapo nyene Noheli from Texas akoherereza akantu mukombozi ndakwemera cyane Imana igiguha umugisha muri Amerika burya ngaba muri masoseti ni masoseti cyane mapfofeti Mrs. P Mrs. P Kansas Texas Arizona mbwira state nyeshatu iyo migi yose Nyamabondo nzi New York nzi Nevada nzi California Nevada ntayibaho umva noneho na state yitwa Nevada niwamubije ukuntu uyu muntu urinjije koko ayiwe yaka mwana rero nta mugi n'umwe atazi genzi ese umuntu utazi Nevada kibayo yabaza iki genzi Arizona nzaho bita Kentucky Arizona abashangazi wanjye nari kujyaho bita Kansas Michigan yakayabuze umuntu mwakira ko igiyeyo ufite umuntu uzakwakira nk'impunzi ese yakababuze umuntu kwakira koko yakasa nabi nari mufite bamwita Keswaka ntabwo runo uruhu rwe rwajya muri Amerika kubera icyo utagiye afite uruhu rubi kubera icyo utagiye n'ubu urakomeza ucurayinga njye nazize indiscipline nta kinyabupfura ngira kandi hari abashaka umuntu ugira discipline ni ukuri mpamvu urabuze umuntu mwakira none se we ko wamenye wowe impamvu utagenda kuki ibyo ngibyo utabyihana kugira muri Amerika ntabwo ari mu ijuru nintajyayo nzapfa nk'abandi bose ubundi se ko ntagiyeyo nabagezeyo bagapfa uzi abantu bamaze gupfirayo muri Amerika ipfuye baguhamba hejuru wambaye hejuru babahamba mu masiteri ni nk'inazi none se yakamwana umva nkubaze ikibazo kimwe sibyo ubuteganya kuzajya muri Amerika ubu ngubu cyangwa wabivuyemo nabivuyemo dore inyama nabivuyemo ntibazongere no kukumamagara ariko Nyamabondo nawe uzamugira inama ashake viza yigendera Nyamabondo noneho agiyeyo yaturi azuragira n'impunzi ntabwo nakomera kujyayo ugiyeho muri Amerika nta mutekano wabikeneye cyane kubera igeze muri Amerika umuntu aza agakurasira ubuntu agakurasira ubuntu bagageyo murabyumva none se we dore inyama batubyiye inyama dore inyama kamutamike ni ishumi yanjye kamutamike arakabanzamira kabanzamira adapfa dore n'indi nyama shaka cyokoza yaka shaka kubwira ako yakuze ko mubanye yavuga ngo ntagakunda ibiryo uziko yakamwana mubana mu nzu imwe yabyibuha vuba yajya naryo kuko ndabona wamwitaho kabisa ejo nibwo bwa mbere yariye amaboko abiri y'inkoko arya n'igituza arabimara oya se n'agaciro n'ifi ibyo bintu ntabwo yakamwana n'imbere y'Imana dore ngo ntabwo ari amagambo dore ngo na hano ajya binanira ugashyira muri teka dore ngo imubaze dore yakamwana warabimaze yarabimaze n'imbere y'Imana nari icyo kuri nyamisha wari inyamishatu amaboko abiri gutya kimwe cyo gifatanye n'intuza pe neza ubwo bitaniye no kurya inkoko yose rero uvuga ngo yari inkoko se yari akaga cyari kinini cyari igisiga cyari igisiga
kwa Nyirabitanu. guys mwakoze cyane rero turimo turagana ku musozo oya bahita tuba twiganirira bigaragara nubwo utaga furasheri shashumi yanjye bajya bavuga dufite mu mutwe wajya kumera kimwe kugenda nubwo mfite umutwe akwa mugani imisatsi yanyu ko yapfutse yo ku mutwe wagira ngo no kubera ko twogosha dufunze ubu none twasangiye n'isheni ariko nzovu kuki adafungwa bamufunga basikazamurikura mbese urifuza yuko nzovu afungwa cyangwa uragenda ngo ajya bamufunga akamurikura nko mu iyo bafunze umuntu ndababara kubera ko bamufunze agera yakamenya ubwenge none akagaruka yarakamiritse none se ubabazwa nuko aba agiye kumenya ubwenge kubera iki mujye muhora mu bintu bimwe kuko umuntu ageze hariya agaruka bana yarabaye nk'umusirikare wowe ko wafunzwe se ukavayo itandukaniro ryawe ya mbere y'uko ufungwa na nyuma y'uko ufungwa hari ibintu byinshi ntavuga byinshi ntakora hari ikintu uyu nguyu arusha umuntu utarafunga buriya azi ikintu cyerekeranye n'amategeko kubera ko yafunzwe azi ikintu gishobora kumumanura imageragere azi ibihano uko bimeze azi ikosa bamukatira imyaka 15 azi icyaha cyatuma bamukubita 25 azi icyaha yakora bakamukubita burundu ni ukuvuga nicyo kintu rero abarusha umuntu utaragerayo ubundi bavuga yuko uriya mageragere ariyo kaminuza yanyu ese nyamamo ukigera muri gereza ukabona umunsi wa mbere urije wa kabiri utareba hanze sha ibyo byihorero rero ugasanga abantu bakuruta abo uzi ko badubaye cyangwa muri abiri ugasanga baba hariya ugashyira umupira hasi mu kabana fata kuri iyo mikoro yishyiramo hagati yanyu ndafata mikoro ubone ko kase kanyu mu kabana ukisanga muri societe ukiyakira ukabona no mu rugo niyo ugeze hanze urabati batinze kuducyura reka ariko ngo arabajya bagerayo bakumva no gutaha rwose ntago babishaka ibyo byari kera abo ntago bikibaho bere byajyaga bibana gucyura ukanga reka ukumva urashaka kwigumira yeto akavuye ngo mbere nyina kimeze nko mu nkambi birayi bikiza bikiri bibisi ibiki n'ibiki ariko ubu ntago byakunda ntago byakunda hariya uzi ko ngewe nakoze umwaka ko bari bankatiye imyaka 3 nzira urumogi ariko ngewe navuyemo ebana ngeze hanze narabyibushye kuruta uko nari imeze bagufunze umwaka wose yarakatiye 3 akora nari nkatiye imyaka 3 nkora umwe bagusubikiye ibi bamuha liberasiyo tugena n'isubika ryabaga bamuha icyo bita liberasiyo kondisiyoneri icyo bita liberasiyo kondisiyoneri iyo urangije 1/4 kijya wandika usaba liberasiyo kondisiyoneri urumva ko nkaho utarafungwa we ibyo ntiwabimenya ibyo nkubwira rero ko twebwe hari ibintu byinshi tuba tubarushye ntabwo ntibazanamufunga kuko ntabwo twabimwifuriza ntabwo twakwifuriza gufunga ariko ikintu abanye bana bahita tubazi kuki bavuga mugenzi wanyu ntimumusura umuntu abaye ari ahubwo ejo bisanzwe ntabwo n'iki se kumusura ejo ndajya hari umuntu ndajya gusura ndazinduka imageragere ryarize nibwo bwa mbere ndabanye ejo kwa gatandatu iyo uje gusura yendese umuntu wanjye ndajya gusura cyane mvuga nshaka kujya gusura umuntu w'inshuti yanjye ejo mbwira se tuzindukane nge sina nazi kandi twabikora ntabwo uzimageragere ntabwo mazi none se wadutije imodoka se wafungiwe hehe yafungiwe mu miyove afungiwe no kuvuga no mu miyove na miyove kujya muzambwire mbatware nta kibazo ejo mu gitondo yewe ejo mfite gahunda yo kujya ariko ngende bifite rwose nanjye najya kwisura umuntu nkamugura ikarito y'amata mbwira kabisa ni ntabwo no kuvuga ngo ariko ntacyo taravugira nyuma ya mikoro byaba ari nk'ikihe kintu iyo umuntu yabaga yagusuye muri gereza yagukorera gukumva kirakurenze kabisa kirandenze buriya umuntu ufunzwe ni wamugeraho gusa oya nta byagusa kuko umuntu ufunzwe ukuntu ateye ntago azareba wowe azareba ibyo wazanye mu ntoki yabonye nta kintu wazanye yicara yijujuta ngo buraje kumara iki ayo rubanga yabonye ufite envelope niyo barimo amabuye ukayamuhereza nyuma akaza kubura kari amabuye nyuma byibura aba yishimye umutima wanakeye nuvuga ngo urayiwe mushyiri katebeswe bamukoreye umuti ni ukuvuga ngo ahubwo ejo ebana biswi zireme tugisukura kwa Nyirangarama imbere tuzabikuramo imbere ejo tuzagera gusura urabona uvuga ngo bibaye byiza ejo nitujyana so ufite akamodoka ubwo ndeka turabivuga banabyumva uba baragiye ku murenge uzazane n'ibyuma n'ibikoresho none tuvaye twicarire hepfo twikorera akagana muri kano twakindaga umupira yes
na Yaka turi kumwe. Senge gahunda ndayifite. Yakamwana asaze gukina umupira. Oya nta twakinaga umupira twakinaga umupira. Narenze ngo uravuze ngo Yakamwana Tuhicare dukere cyangwa niyo batanagira tuzicarira imbere ku muhanda wawe ujyaho twikorera ikiganiro cyangwa twikire kuri Nyabarongo kuko hegeranye na Nyabarongo. Twicare bushije twikorera ikiganiro. Uramenye ntuzajye muri Nyabarongo utazaheramo. Oya utabyitiranya n'ira piscine wari uri. ntago ari Nyabarongo ngiye nkunda biricyo umukuru byose yakwiyahura. Abura uvango ejo biraterwa n'amasaha mu. Oya nubwo byakabigize tugiye mu gitondo. Nge nta kibazo. Yewe saa moya ngomba kuba nahagura. Numvise witwa izina ry'abantu b'abagabo. Azina y'abagabo. Numvanga ejo tuzaduhemukira tushaka kugira gute? Oya ejo tugomba kugenda. Kabisa Imana igomba. Ejo tugomba kugenda mwebwe ahubwo Yakamwana uri tayari? Niba ngende tayari iyo gahunda nayiraranye. Nasaka natanaza wo tuzagira twikoreye kote. Ngewe na content ngiyemo ngiye gusura umuvandimwe wanjye. Ngenza bagiye gusura umuvandimwe naye mbikuye ku mutima. Ahubwo shaburya kurahanga burya shaka. Ngewe n'umuntu wanjye. Ariko ako Yakamwana bafite ibitekerezo. Oya bafite n'umutima mwiza. Bari mu muzabona umutegeza kujya gusura umuntu mageragera. Umuntu abari muzima. Ntago tuzaba tujyanywe na content. Tuzaganira nyuma. Ariko twasuye. Tuvayo tujyuma hari tuvuye gusura. Tukurire byeri nta kibazo tugaruke amafaranga yaje bari kuzama niyo nzaguramo ikarito ya biswi n'ikarito y'amata byeri 10 yangigira neza Eric nta kibazo gira neza Eric azagira gute nzajya kumusura nanjye ngiye ngomba gusura umuvandimwe wanjye bita sawa TV show Kiroso wa Kirosola none sasa mushuti wawe buretse dusoze neza banza wicaye ko nukajya usezera nukajya ugenda udasezeye abantu ku mavuta nayo bibaye ngombwa umuntu yamugera fata ku mavuta njye nuva nagiye nkagera mu izina rya Fred navuga ati njyewe ni umu YouTubers uyimaye witwa Fred abikuye ku mutima nubwo atari inshuti yawe ariko ni umuntu wakwemeraga fata ku mavuta nayo namugeraho kufata ku mavuta twarakoranye igihe kirekire haba kuri Siredi TV twakoranye content zigiye zitandukanye kandi ziranarebwa kabisa gusa kubera ko mfite umuntu uzaba ngiye kureba bishobotse fata ku mavuta namugeraho mu kindi cyumwe none se Yaka mbere yuko usoza ni cyo kintu ubwira abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda mbo kintu nabwira abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda bana mujye mugeragera musura abavandimwe bya bindi umuvandimwe bamufunga ukagenda bana ukirengagiza ntumenye ibyo mwakoranye hano hanze nawe jo ni wowe kandi umugabo umwe ngo sikimwe ngewe nkimara kumva yuko nisakaye buri muntu wese nkimara kumva ko bagukubise nahise nguhamagara nijoro dore Nyamabondo ni wabimbwiye oya amamaga yaramwira se ntangira guhiga nimero none undi bukuboneho noneho ntago ari nge waguhaye cyo bita ni connection sijya iguha yose bana yahise ngura n'imiti nahise mugurira imiti cyo koza ikintu mukundiye yabimbajije ndavuga ati cyo koza nimero wayikora hana ndavuga ati ko nimero bayimwibye nimero afite ntago ari hari indi nimero ya Tigo y'umuntu babana njya ngira niwe nahise mamagara aramuguhereza agize n'umugisha ikindi ubundi bwo iki cyari kimutse cyaje ariko uzi ko bana kubabaje uzi ko ntakoraho shaba kubabaje kabisa gira ikintu ubwira abantu badukurikiye sasa dusoze icyo mbwira abafana banjye n'abafana ba Yaka na Wisdom TV Ruvuga ngo tugiye duhora tubaha ibintu byiza kuri yicana mukora iki rero mujye mukanda kugira ngo urabona ko noneho n'ubuvango urabona ko duhaye muri turimo inyama uranatunaniye ariko ntago nagasiga iba yita suna ubundi ubuvango umuntu akoza mu biryo n'amazi ibiryo byose biza nyuma y'ibiryo n'amazi ni umurengwe bafana banjye rero inshuti mudukurikiye nta kwirara uyu mwaka no gukora cyane kugira ngo tuzagire gute tuzagire kuri byinshi numvaga nifite agateza ko kuba nacinga cano mu nshyigikiye nyine nimero murazisanga kuri cano Wisdom TV none mwampamura bade turashaka Nyamabondo ntajya mukandi nanjye nkacira agacano kayo no mukajya mundeba naragagaye genda ngaramye natambitse ibirenge gira ikintu wifuriza Yakamwana Yakamwana ibyo yivugiyeho ibyo yaturiyeho bizamugirirweho Imana z'Imana ikunda abantu ikunda Yaka nubwo afite agatwe gatoya uzamufasha umuha umugore umwubaha Yaka nabiri utunga umugore ukwezi ntibizongera kukubaho sasha ko umugore udakuye hehe Sodoma sasha ko umugore umukuye hehe wamukura mu nkambi wamukura imasisi wamukura abari umugore useka kugira ngo mugire gute mubare neza ntabwo mwese mwabana mubana inzoga mu izina rya Yesu Kristo amen mwakoze cyane guys mukora subscribe dukomeze kubana mu biganiro byacu by'ubutaha thank you